Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo abanyamaguru, abari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo inka, abari inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B, uburebure bwabyo habariyemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B, uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba batarengeje metero 6, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Neza cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha cyangwa se uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626
tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabizwa ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga kikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro kiri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iri gukururwa, murabizi romoroke ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa ariko cyakingirije amatara y'ikinyabiziga kiri kuyikurura. None ibigomba kugaragazwa gute iyo kontineri cyangwa iyo romoroki? Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, nizo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, kubera ko romoroki iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Rero ukuntu bigomba kugaragazwa ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri ya romoroki inyuma, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma baze kubona ko ihari. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: arangwa n'amabara asate: A, umweru cyangwa umuhondo imbere; B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hanizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma bashyiraho amatara atukura cyangwa umuhondo, kubera ko uzanabirebe ku binyabiziga akenshi amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa umuhondo, mu gihe y'inyuma batukura cyangwa se umuhondo. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura; B, metero 100; C, metero 150; D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hanizo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Rero abagomba kugaragara muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40.
ibyo byose ni ibibazo babazaho babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza umuvuduko ugomba kutarenza no yunguyu uri mu birango. Witwariye muri kilometero 55 bahita bakwandikira cyangwa Sofia ikagufotora. Ariko iyo utwariye munsi ho nta kibazo kubera ko kino cyapa kiri kukubuza kurenza kilometero 50 mu saha. Ntabwo ahoramo 50, hari gihe uzabona harimo 80, 40. Ubwo uzamenya ko umuvuduko ntarengwa ugarukira kuri uwo nguwo bashyize mu birango. Ndizera ko hano waramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakagenda basunitse. Mubona ko nta matara ndangaburumbarare tugira, nta binyoteri tugira. N'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare, mubona ko nta matara ndangaburumbarare tugira, mubona ko nta matara yo kubisikana tugira. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ariko ibindi binyabiziga byose niyo gihagaze impande y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kitababereye imbogamizi. Ndizera ko rero waramutamo C. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ushobora kuba utazi kino cyapa neza ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye. Kiba gifite ayahe mabara? A, ubururu, umweru n'umukara. B, umukara, umweru n'umuhondo. C, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haniza cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Icyo cyapa cy'inyongera kiba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda nyongera. Video y'ibyapa nyongera narayikoze, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe cyangwa uyandikiye kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso. A, ni bibi ku binyabiziga by'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga aba ari bibi igihe cyose. Wenda uri kugenda mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kukunyuraho ibumoso, uhise uzungazunga uva iburyo umusanga ibumoso, uzaba ugiye kumugongerayo cyangwa se umuteza ibyago. Ndakeka ko uramutamo B, ni bibi igihe cyose. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha hehe? Hari ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Waba ugeze kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba ukimara kuhayita ugahita usubira kuri WhatsApp kandi utwaye ikinyabiziga? Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 70 mu isaha ugenda uri gukoresha telefoni? Oya, twabonye ko A atariyo na B atariyo na C ntiyabayo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ahubwo telefoni igendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Umuvuduko wari wo wose waba utwayeho upfa kuba utwaye ikinyabiziga, ntiwemerewe gukoresha telefoni. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Tegereze neza bino byapa bitatu dufite, ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? A, icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. B, icyapa B5 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. C, icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bisa umweru n'umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira, kubera ko kino cyapa B5 kirimo hagati. Uri kubona ko tugendera iburyo, umuntu uri iburyo ari mu mutuku, ariko baza bagusanga bari mu mukara, bivuze ko weho kubera ko ugendera iburyo uzaha inzira ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Rero hazatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya, bira biri kuza bigusanga. Rero ugomba kubiha inzira. Ndakeka ko waramutamo B, icyapa B5, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 75, C, metero 25, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 75. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubundi amatara maremare amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, ibyo bipimo biva kuri metero 100 bikagera kuri metero 75.
n'eshanu. Ndizera ko waramutse muri robe, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? A, inyuma ni amatara abiri atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wapapuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma bashyiraho amatara biratukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpena y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa se imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije, cyangwa se bagashyiraho itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C. Ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wapapuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi 6 ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro. Igihe bagihinda bakavuga ngo buri mwaka uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bino binyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara sate bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda. Wenda se n'igihe cy'impanuka ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. N'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bashyiraho ibyapa bifite ubuso bw'amabara sate. A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wapapuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bashyiraho ibyapa bitegeka bakubwira ngo turi kuyobya umuhanda, ahari gukorerwa imirimo cyangwa se hari ikindi kintu cyahabaye. Icyerekezo gitegetswe kati iburyo gusa, cyangwa komeza imbere gusa, cyangwa kati ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uca cyangwa se bayobereje umuhanda. Kandi ibyapa bitegeka bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibyo bitegeka bakoresha icyapa kiranga kiba cyanditsemo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango nabyo by'umweru. Rero urumva ko nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Kivuga ngo deviation bisobanuye kuyobya umuhanda. Rero bakoresha ibyapa bifite ubuso busa ubururu. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa munsi ya velomoteri ni nuwe muvuduko? A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uhita ubikora, murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ushobora kunyura rero mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo warebera cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanze ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Utwaye biriya bimodoka bitwara ama essence, hari icyapa kiba kiriho cyerekana ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ni ikihe cyapa? A, ni icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle, bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. B, ni icyapa kirimo imibare, inyuguti, ibirango by'umutuku. Hakaza kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwira n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Muri ibi byapa bine, cyo kuri A, icyo kuri B n'icyo kuri C, ni ikihe kiriba kiri kwa kiriya kimodoka gitwara ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, kino cyapa kirimo ikirango cy'umuriro. Kino cyapa muzabirebe n'uyu munsi, kiriya kinyabiziga nikigucaho uhita ureba, urahita ubonaho kino cyapa kiba kigaragaza ko ibintu bitwaye byaturika byafata inkongi. Rero ni kino cyapa kiba kiri kwa biriya bimodoka. Ndizera ko waramusitamo rero B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu uba ugomba gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana ukoze impanuka? Hari ibyangombwa bakwaka ikihe cyangombwa? A, icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Ni ikihe cyangombwa polisi gusaba? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bakwaka perime, bakavuga se ko yakoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa yagiye mu muhanda atazi gutwara. Ikintu kizagaragaza ko uzi gutwara ni uko ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ushikora bakwaka perime. Ndizera ko rero waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Uri mu muhanda ufite amakoni menshi, feri y'urugendo ikoreshwa ryari?
A mbere ya buri koni, B muri buri koni, C nyuma ya buri koni, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni uba ugomba gufata feri. Iriya feri ufata rero niyo bita feri y'urugendo. Uri kugenda mu muhanda ufite amakoni menshi, ntabwo waza n'umuvuduko uri hejuru uhita ukata ikoni. Oya, uramaze ugafata feri. Iriya feri ufata rero uri mu rugendo niyo bita feri y'urugendo. Rero ikoreshwa mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari kubwira ngo uri kugenda mu muhanda ariko ikoni rya mbere riri mu ruhande rw'ibumoso. Ni umuhanda urimo amakoni menshi ariko irya mbere riri ibumoso. Ariko feri y'urugendo uzayikoresha mbere y'uko ukata ikoni. Ndizera ko waramusamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba hose mu gihugu. Utubwira uburyo ushaka kwigamo. Hari uburyo bwo kwiga turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyangwa se kwiga mu buryo bwa online dukoresheje telefoni. Turakwigisha aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye yageze, turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo, tukakwigishwa zakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tugufatire kode. Kode zirahari kugeza mu kwa gatandatu, imyanya irahari, wasaba kode y'igihe ushakiye. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubigishe, mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda, tubashakire kode nziza, nimugerwa muzakore rimwe muhite mutsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukanda subscribe aho hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.